11 babanzamo APR vs AS Kigali. Ikipe iragatoye ndakurahiye, za ntwaro zose zagarutse uko zari zose rwose. APR FC yaguze, iyi niyo kipe ya mbere ikomeye cyane APR FC igiye kubanzamo kuva yabaho kabisa. Ubwo rero nimba ushaka kumenya 11 babanzamo, icyo usabwa ni ukumva ikiganiro kuva tugitangiranye kugera dusoje. Ubwo rero mumanze mukirike kuri like, hanyuma mukirike no kuri subscribe, hanyuma mutange n'ibitekerezo, hanyuma muze kumva 11 turandaza kubagezaho ikiganiro kirangiye. Ndanabahaye n'ikaze kandi twihuta cyane ko ikaze murihorana, mwebwe dukorera buri munsi. Reka tubanze duhere mu by'ukuri kuri team news cyangwa se amakuru abagenda avugwa muri ekipe. Ku makuru ari kuvugwa muri ekipe, munyemerere rwose duhere ku makuru yari ahari ku munsi w'ejo hashize. Ni amakuru yavugaga ko ikipe ya APR Football Club yaba yaranditse isaba yandikira Rwanda Premier League, hanyuma isaba ko umukino wayo na ikipe ya polisi wasubikwa ukazashyirwa ikindi gihe, kubera ikipe yari iri mu myiteguro mu by'ukuri yo kwitegura derby. Ibi rero bikaba byari byakozwe mu bwumvikane hagati y'ikipe ya APR Football Club ndetse na ekipe ya Police Football Club. Ariko nyuma yo kugeza ibaruwa, Rwanda Premier League yaje kuyitera utwatsi, ivuga ko Rwanda Premier League ariyo ishyiraho amarushanwa, ariyo ishyiraho fixtures, kandi kizishyiraho yazitondeye. So bityo rero nta wundi muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuba yakuraho umukino uko yishakiye. Bivugwa ko hari indi baruwa APR Football Club yandikiye Ferwafa, nabwo n'ubundi isaba ko n'umukino wakurwaho. Mu minsi ishize mu biganiro twakoze bigiye bitandukanye, ashobora no kujya kumva, twe twakoze ibiganiro tugira tuti icyo gihe ntabwo bari bagakinnye match ya Bugesera, tugira tuti mu gihe cy'iminsi igeze kuri 11 ni gute ikipe ya APR FC izaba ikinnyemo imikino myinshi kuriya kariya kageni kangana kuriya, imikino 4 mu minsi 11? Abakinnyi se ni twavuga ngo abakinnyi ni amarobo? Nubwo wenda APR FC ifite abakinnyi benshi cyane cyangwa ifite squad nini, nibyo byatuma bayihereza imikino ingana kuriya? Ntibishoboka. Ikindi kandi mwibuke ko abakinnyi bamwe na bamwe b'ikipe ya APR Football Club bagiye bagiramo imvune. So rero niho APR Football Club yaje kwicara irareba, isanga ibintu ntabwo biri fair, ari nayo mpamvu nyine yanditse iriya baruwa. Gusa nyuma yo gushyira muri Ferwafa, buri ibintu ni ukuganirwaho, ikipe yombi ashobora kubyumvikanaho. Murabyibuka ubwo AS Kigali na Kiyovu byumvikanaga, ikavuga biti twebwe match yacu bitewe na gutya na gutya n'imyiteguro iri hasi cyane, dushobora guhindura match yacu, dushobora kuba twayishyira kuri uyu munsi uyu n'uyu. Amakipe yombi yabashije kuba yumvikanaho. Icyo gihe Rwanda Premier League yari yabihaye umugisha. Kuri ubu ngubu rero sinzi impamvu ubusabe bwa APR Football Club butarimo buremerwa, kugira ngo wenda bafate umwanya bavuge bati nkurikije ukuntu turimo turitegura derby. Ako ko nawe urabyumva kabisa, kuva kuri AS Kigali ugakurikizaho polisi, ugakurikiraho Rayon Sport, aho nta fe irimo pe, nta fe irimo. Bafite kumva ikipe ya APR Football Club bakabasha kuba bayihindurira mu by'ukuri. Ubwo muri APR Football Club turacyategereje ubwo imyanzuro, gusa Premier League yabaye bihakaniye kure, ibindi ntihagira ibisohoka
nabyo tuzabibagezaho, kiziho nuko mwakanda subscribe ku buryo nta kantu na kamwe dushobora gushyiraho kugira ngo kabashe kuba cyangwa se gashobore kuba kabacika mu by'ukuri. Ubwo rero muri APR Football Club reka tugaruke ku myiteguro ya match bafite kuri uno munsi na equipe ya AS Kigali, bari buze gukinira kuri Kigali Pele Stadium. Murabizi nk'ibisanzwe muri APR Football Club match ishize cyangwa se match ishize hari abakinnyi bamwe na bamwe batari bagaragaye ku mukino, yaba bari bafite ibibazo by'imvune bigiye bitandukanye, yaba abatari bameze neza nyine kiriya gihe biza kuba ngombwa ko baba babicaje kugira ngo batabarisika bakabashyiramo bafite ibibazo bigiye bitandukanye, and then bakashobora kuba bagira imvune ishobora gukomera, ugasanga wenda bibaye ikibazo nyine gikomeye cyane ku buryo bishobora no gutuma batababona kuri match ya derby mu by'ukuri. So that's why bamwe mu bakinnyi bagiye birinda kubakoresha kugira ngo bataza gukomeza ngo bagire ibibazo by'imvune. Inkuru ni nziza cyane rero, bamwe muri aba bakinnyi nabonye baragarutse barakoranye imyitozo n'abandi bitaye, ariko uno munsi rwose nta gihindutse bashobora kuza kubanzamo, kuko ni match ikomeye cyane. Iyi ngiyi ntabwo ugereranyije na za Bugesera na za Muhazi bakinaga, iyi ni match ikomeye cyane, ni match ifite ikivuze, ni amanota akenewe cyane. Uwitwa Ruboneka, uwitwa Richmond Ramptey barahabaye, Tadeo Ruhanga nawe utarakoreshejwe muri match ziheruka, kuko urebye umutoza arimo yifashisha uwitwa Mugiraneza Frodouard, arimo uragenda ukoreshwa nawe, biteganyijwe ko araza kuba habaye. Amadusi yari tayari, hanyuma uwitwa Lamine Ba nawe ari tayari kabisa. Ubwo rero Chidiebere nawe ari aho ameze neza, Odibo nawe ari aho. Chidiebere agiye macenga abantu rwose, ejo bundi ahantu henshi baribaza bati, baravuga bati uno mutoza ni gute adakoresha uno mukinnyi, atubwiraga ari hasi kandi turi kubona agiyemo agatangira kubacengagura mu by'ukuri. Ubwo rero umukinnyi udahari ni uwitwa Mbawoma wanyarukiye iwabo gake mu gihugu cya Nigeria muri family issue ndetse no kwivuza akabazo k'imvune yari afite. Hanyuma uwitwa Dauda, makuru ntabwo ndayakura neza, ariko biteganyijwe ko n'ubundi yagomba kugera mu Rwanda kuwa gatanu cyangwa se ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Ubwo rero nyamukandagira ikibuga kikasa imitoto, izo arizo ntwari dafite kuri no match, ariko bose mu by'ukuri biteganyijwe ko ku munsi wo kuwa gatandatu bose bazaba bahabaye 100%. Hagomba guca uwambaye pe, hagomba guca uwambaye. Ari nayo mpamvu rwose nyuma yo kuva muri team news munyemerere tujye kuri 11 babanzamo nkurikije imyitozo yo ku munsi w'ejo n'amakuru nkurura. Abashobora kubanzamo ni probable lineup, ntabwo yavuze ko ari lineup ya nyayo 100%. Ku munota wa nyuma umutoza ashobora kugira ibintu ahinduraho bigendanye n'impinduka zihuse cyane, bishobora guhindura isura agahita ashyiramo abakinnyi n'ibitewe n'impinduka zihuse cyane kandi zitunguranye kabisa. Ayo nakuruye rero ya ndani yizewe ni uko mu izamu rya ikipe ya APR Football Club hari buze kubanzamo uwitwa Pavel Nzira ari buze kubanza muri iki kibuga. Hanyuma umukinnyi witwa Oriyusone ndetse na Nigena Kirema baraza kuba bahabaye mu mutima wa defense.
hanyuma kuri kabiri biragoranye ko hari undi muntu uzamusimburaho. Bimwe byari byavuzwe kuvamo rwose atameze neza kuri match ya AS, muri match ya Bugesera yagarutse neza rwose, ubu ngubu ameze neza, akoranye imyitozo n'abandi. Ushobora no kujya kureba amavideo twabashyiriyeho. Yitwa Byiringiro Gilbert aka Kagege, umusore waturutse muri marine. Umusore azavuga ati se bavuga bati aracyari umwana, se zabikora gutya na gutya, ariko yaraje. Ubu ngubu nkeka ko nta mufana w'ikipe ya APR Football Club ukimushidikanywaho kugeza n'asigaye ahamagarwa no muri ekipe y'igihugu. Hanyuma kuri gatatu ni team captain cyangwa se kapiteni w'ikipe, bamwita Niyomugabo Claude, araza kuba rwose ahabaye. Hanyuma izindi mpinduka dushobora kwitega kuri match y'uno munsi ni ku witwa engineer Tadei Rwanga kabisa. Ashobora kuza gukina kuri gatandatu, hanyuma uwitwa Mugiraneza Frodoire nk'ibisanzwe akongera akaba yajya kuri bench. Wenda kuri match ya polisi wenda ashobora kuba yakongera agakoreshwa mu rwego rwo kutarisika kuba wabura abakinnyi bawe bakomeye kandi muri weekend. Match ya polisi ubwo ndimo ndateganya nyine ko Ferwafa nyine iramutse yanze ubusabe bw'aya makipe yombi, witwa Frodoire ashaka kuzakinishwa. Gusa nabonye Rayon Sport yo ku munsi wo kuwa gatatu ubwo izakina na Muhazi United. Hanyuma ubwo imbere yaho gatoya murabizi ko muri no minsi hakoreshwaga uwitwa Niyibizi Ramadan kuri nimero 8, kubera ko ibura ry'uwitwa Richmond Lamptey nibyo buriya byatumaga uwitwa Darikonovic akoresha uwitwa Niyibizi Ramadan. Rero uwitwa Richmond Lamptey nabonye yakoranye imyitozo n'abandi kandi mbona nta kibazo afite. Gusa umutoza yari yatangaje ko Lamptey kuri match ya mbere bakinnye na Muhazi ko yagize akantu k'akabazo gato k'imvune, ko yizeye ko kari buze gukira vuba, ariko nabonye akorana imyitozo n'abandi mbona nta kibazo na gito afite. Kuri no nshuro ndakeka kari buze kumubanzamo kandi amanota atakenewe kugira ngo umwirukange nyuma y'umukeba amaze gutsinda. Amahirwe ahari yamaze gukina umukino we, urabizi neza ko yambonye amanota 3, ubwo it's a must, ugomba gutsinda kabisa. Dukomeje kuri ubwo Lamptey ku 8 ari buze kuba habaye. Hanyuma uruhande rumwe kuri 7 nyiri miringa yaje utega amaboko kamubwanga akira ibyawe. Uwitwa Ruboneka Jean Bosco maze iminsi ukinishwa kuri 7 araza kuba habaye. Muzungu bwo arabagiye hanze, hanyuma wenda muzungu wenda ashobora kuza akasimbura nyuma, cyangwa tukabona wenda umutoza abanjemo muzungu Ruboneka akaza kumwintroduizamo nyuma kubera yamaze igihe mu bibazo by'imvune, kamuha nk'igice cya kabiri cyakamuha nk'iminota 30. Ubwo ku 10 ni bidasubirwaho rwose ni uwitwa Muhammadu Lamine Ba watsinze n'igitego kuri match ya Bugesera, uri muri forume zica inkweto kabisa. Hanyuma kuri 11 ubundi nge ku byifuzo byanjye nyega ko mbihuriraho n'abakunzi benshi b'ikipe ya APR Football Club, bagakwiye kubanzamo uwitwa Chidiebere Nwobodo. Ariko umutoza rwose ndabona amahirwe menshi cyane ari buze kubanzamo witwa Mugisha Gilbert aka Barafindus. Hanyuma after that tukaba dushobora kuza kubona uwitwa Mamadusi ari uri kuri atake, kuko nta n'undi mwataka uhari kugeza aka kanya nyuma y'uko Mbawoma agize ibibazo by'imvune mu by'ukuri.
So ubwo rero nayo ngayo yo muri APR Football Club yajyanye na 11. Ngira ngo nk'uko nabivugaga ni match ikomeye cyane, ni match y'akasamutwe, ni match ikipe ya Kigali imeze neza cyane, ntabwo ari ikipe y'agafu k'imvugo rimwe, ni match APR imaze nka match nk'eshanu ngira ngo kuva 2018 itaratsinda ikipe ya Kigali. Ni ikipe ikunda kuyigora mu buryo bumwe se cyangwa se ubundi. Sinzi niba kuri uno munsi APR sibuze kubrikona aze kubreakinga iyo record ya Kigali yo kutayitsinda kuva 2018 kabisa, kayikuraho kugahiga kabi cyane kaza kugakuraho. Kigali ifite abakinnyi bakomeye cyane, ifite ubusatirizi bukomeye cyane, kubera ko yaba uwitwa Ayimana Hussein Chabarara, yaba uwitwa Arnold Okwi no ubusatirizi bukwiye kwitonderwa, ngo muri defense ukaza ukabonamo ba Buregeya Prince, ba Ndayishimiye Thierry. Kipe ya AS Kigali ifitemo intwaro hari rwose zikomeye cyane. Ubusatirizi bwa APR Football Club buraza kumenwa nande mu by'ukuri. Uzi ko APR FC kuva yatangira shampiyona ariko itarinjizwa igitego, munyibutse butwibukiranye, ntabwo irinjizwa igitego mu izamu ryayo. Ifite ubusatirizi, ifite defense iri compact kabisa, ikomeye cyane, iri sude. Witwa Suwane n'uwitwa Clement bameze neza cyane, ahubwo uzayibaza ibindi uyinenga ikindi, uyinenga atake, ibitego kuboneka biboneka hamana, ni icyo kimwe ni bibiri, nabyo nabona ko nta nkuru. Ariko ikipe ya APR Football Club inyuma nta kipe irabasha kwinjiza. Dore kuri Edenzeri byarangiye ari ubusa ku busa. Match yakurikiyeho baje gukubita, bakubise ikipe ya Gasogi 1-0, banganya na Rutsiro 1-0. Hanyuma Gorilla yabakubise Mpaga, ntabwo byo twabyita ngo yarinjijwe. Hanyuma izindi match zose zari 1-0 batsinda iyo Muhazi, icyo 1-0, ibyo 2-0 batsinda Bugesera. Actually ntabwo ikipe ya APR Football Club irinjizwa igitego, ifite defense nziza pe, defense nziza. Ubwo turaza kwa nimba ubusatirizi kuri ino nshuro aribwo buri buze kuba bukora cyangwa se bugira icyo bukora kuri APR Football Club. Hanyuma ikindi kintu kandi wamenya, APR Football Club irasabwa gutsinda. Nahoze ndeba ibyo uwitwa Tadeo Ruhanga engineer arimo atangaza, bavuga ati umwuka umeze neza cyane, umutoza arimo arabakoresha atmosphere, ati ni atari cyane, ari imeze neza, ati bagomba kuguma muri umwuka w'intsinzi kugeza bageze kuri derby. Hanyuma ikindi kandi nuko uwitwa Tadeo Ruhanga yasoje rwose asaba abakunzi b'ikipe ya APR Football Club kuza bagasapotinga ekipe yabo, bakayiba inyuma cyane, ko bizeye kubita ikipe ya AS Kigali nk'uko mu magambo yiwe yararimo abitangaza. Umutoza ngo arimo arabatoza neza cyane rwose, hari abakinnyi barishimye. Ngo rero mwese mureke tuze guhurira hariya uri stade Kigali Pele Stadium, tubashe kuba twirebera match. Tijya make ni 3, ngira ko mwamaze kuba muyibikaho kandi akeka noneho iri buze kuzura. Mureke twereke urukundo ekipe twihebeye, tuyereke ko tuyiri inyuma, hanyuma nayo byibuze tuzavuga ati resulta ntabwo ziri kugenda neza, ariko twebwe twabashije kuhaba kandi tukahabera ku gihe mu by'ukuri. Ubwo rero ni ibyo ngibyo byavuga muri APR Football Club. Nizera ko mwamaze kuba mukanda subscribe, nizera ko mwakanze like,
abafite ibitekerezo ni ukubitanga kuko ntabwo twe tunigana abantu ijambo bitewe n'uko ubyumva. Ushobora kuvuga ku bintu ntubyemeranyweho, ariko tanga igitekerezo cyawe uko ubyumva. Reka ngende mbashakire ubundi bwino, ni ku Bwino TV Rwanda, tuze kongera mu biganiro byacu biri buze gukurikira. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane n'icyumweru cyiza. Bye bye.